reka dusenge. Turagushimye mwami wacu nubwo turi mu munsi mubi ariko abo baramuye mutwe benshi uhabwa icyubahiro. Warinze abana bawe kugira ngo baze dufatanye guherekeza umuvandimwe wacu. Wakomeje iyi miryango irihanganye uhimbazwe by'iteka ryose. Tugiye gusangira ijambo ryawe niryo rikomeza abantu bagakomera bya nyabyo. Tugiye kuba umugenzo w'imfabusa ahubwo abari aha bose utegura aho ryahagama, dore ko benshi muri twe imitima yaba yakahebwa ikunda ibindi. Uyu munsi naryo duhe nk'impano utwigishe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka nubwo bimeze bitya dushima Imana ko abarinzwe nitwe benshi mu mishinga Satani afitiye mwene muntu. Usibye Imana ibaharengeye, twese ni ukuturundarundira mu gitaka. Kuba rero abarokotse tungana gutya tukarokoka imigambi ye kubw'uburinzi bw'Imana nihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo rito ritubwira ngo gusingira imigambi y'Imana. Niryo jambo tugiye kuganira. Bidufashe twese abaraha, buri wese arababaye. Buri wese arababaye, icyakora ntabwo biri kuri degere zingana. Hari abo bikomeye, hari n'abandi bashobora kwihangana bigashoboka. Ari nayo mpamvu mu mwanya nk'uyu ntabwo ibyanditswe byera bidusaba. Niba umuryango urimo amarira nk'aya kandi batari kurizwa n'ubusa, nibura bihanganye bakaba baturutse hirya yawo gato, babuzwa kuzana indi ntwererano y'andi marira kuko ari ahangaha abahagije, ahubwo bakahazana ihumure kugira ngo imiryango ikomere iminsi ibe yicuma. Muri Yesaya uramfasha igice ni icya 55 umurongo w'8, hari aya magambo avuze ngo Bibiliya iratubwira ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Uyu murongo uri kutwereka ko Imana mu bwenge bwayo ntibugereranwa ubugeranije n'ubwacu. Yenda kubavuze ngo ibyo nibwira si ibyo mwibwira, nk'uko ijuru risumba isi. Ku banyuze mu ishuri yenda bo barabyumva. Ijuru rivuzwe ni isanzure, the universe. Isanzure ni rigari ku baryiga mu mashuri, ririmo imibumbe amamiliyari n'amamiliyaridi myinshi, ku buryo abahanga batubwira ko na Bibiliya ubwayo isi yacu ni akadomo gato cyane ugeranije n'imibumbe iri aho Imana yaremye. Noneho icyo kirere kigari kiruta isi, nibyo bagereranije ngo niko n'imigambi yacu n'iy'Imana bihabanye. Buri Imana iturusha ubwenge. Niyo abantu batangiye kuvuga ko bafite ubwenge, ni ikimenyetso cy'uko nubwo bari bafite baburi kuvaho bipimye ku Mana. Ku bw'ibyo uko iturusha ubwenge niko itunze imigambi idashobora guhuza n'iyacu habe n'akangano rwayo. Ku buryo sinzi urugero ndi bubahe ariko narubonye. Aba papa bakiri bato w'imyaka 35, 40, 28 gutyo, iyo ufite akana k'imyaka 2 n'akandi 4 cyangwa 3, ukaba ugiye gupagasa, undi mupapa kirwa yicaranye nako na nyina, uhitishije mwabo bana ukababaza ngo ninde wabikoze neza, akirirwanye na se na nyina akakubwira ngo papa niwe uzi kubikora neza, twiyirirwaniye ku mbuga. Ariko wagiye abari kuvuga ati wa mwana we, nicarana nawe ntuzarya, nicarana nawe ntuziga. Kubw'ibyo kugira ngo urye wige umunezero wawe ndawucamo, nzajya ngusiga wirirwe mu rugo nibirimba na nyoko adahari usigarane n'abakozi, ariko kugira ngo imbere yawe hazabe heza. Urumva imigambi y'uwo mwana n'imigambi yase ntabwo ihuye. Isaba afite aho areba n'umwana akaba afite aho
areba ariko hafi. Nguko uko turi imbere y'Imana, ni umubyeyi tukaba abana kandi bato cyane. Iby'ipanga nuko ibikora bijya bidusiga ku buryo hari naho tugera tukabona yabyishe, hari aho tugera tukabona Imana yagenje ute yabyishe. Mu by'ukuri tuvuganye ukuri nk'abantu tukabivuga mu mubiri, nibi yabyishe, ibi birapfuye. Ntabwo buriya urupfu uwafata hari ibintu wakoresha logique. Ni igiki gituma umusaza w'imyaka 108 aguma kugorana? Abasaza bambabarire ntabwo ari kubibasira, nta nicyo dupfa, barabizi ndabuba, ariko nabo ubwabo ariko bajya babivuga. Njye abasaza njya mbumva benshi bari hano bari kubivuga ngo aho gupfusha napfa, njya mbibumvana kandi n'igikorwa cy'ubutwari. Ari ukuvuga ngo tureme inama y'akagari, umudugudu cyangwa isibo, dutore uri bugende, uw'108 yihangane yagenda, ariko wa 40 agasigara agakomeza ibikorwa. Urangije kaminuza na nyina atararyaho no ku mushahara wa mbere twamuzigama, ariko umukecuru wa 90 rwose twamusaba akabahigamye. Ariko ni mu byumve hari ibintu bijya biba, waba umuntu ugatekereza nk'abantu kuko tutari Imana kandi tudashobora kumenya imigambi yayo, kavuga ati ibintu Imana yabyishe. Umbwira ute ko umurozi asigara muri karitsiye, wamaze abantu, umugwaneza urera imfubyi n'iz'abandi akuye mu nzira, ukabona niwe ugiye. Umbwira ute ko umusinzi uyahembwa akayamara, abana n'umugore bakaba batiga na bodaboda iziritseho ikirere, ariko wa undi umugira neza upangiye mishinga agapangira n'abandi akaducika akagenda. Hari aho bigera bitewe n'uko Imana yadusize mu bitekerezo tukabona ibintu yabijambije. Ari nacyo cyatumye Pawulo atugarura ngo tutazatana. Abakorinto ba mbere igice ni icya mbere umurongo wa 25 aravuga ngo kubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Mu mikorere yayo tutazi, hari ukundi bigenza ukabona yabaye nyantege nke, hari ukundi bigenza ukabona byayinaniye, ukabona irabizambije. Umupfakazi urera abana 8 ari bubacira inshuro akabasiga imusozi, nuko umugome agasigara imusozi nawe azabarya ntanabacira karurutega, ukabona Imana yabyishe. Ariko aho tubona yabyishe, aho tubona byapfuye, ijambo ry'Imana riravuze ngo ibyo wita ubupfu kuri yo bikurusha ubwenge. Aho uvuga ko yatsinzwe yagize intege nke, byo bikurusha imbaraga. Rero iyo turi muri uyu munsi mubi, Abefeso 6:13 ngo tuba dusabwa kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gukomera mu munsi mubi nk'uyu nguyu. Ariko ikiradukomeza cya mbere kiruta ibindi ni uko dusabwa gusingira imigambi y'Imana. Iri jambo gusingira, ntabwo ndi gusingira kuko ndi kuhakora, ni ikintu cyagusize utari kugeraho, ariko nibura ukaba wari ugiye kugikoraho. Ntabwo iby'Imana twabimenya, turabandika b'Imana, ariko nibura nimureke dushaka uko twavumbura, dushaka uko twareba icyari kibiteye. Ngaho Yesaya 5:7 umurongo wa mbere haranditse ngo ibi ngiye kubivuga mbabwira utuntu tugera muri 4. 5:7 umurongo n'uwa mbere, umukiranutsi arashira ariko ntawabyitayeho, abanyabuntu barakurwaho ariko abantu ntibabizi ko umukiranutsi aba akijijwe ibyago byenda kuza. Wabwirwa n'iki? Ntawamenya. Imana muri Yesaya 6:10 ifite ubushobozi kuko ari Imana ishoboye byose. Duhagaze none igireba muri 2028 ikamenya ibizabayo, ishobora kundebayo ikarungurukayo ikabona nzirata, nkasuzugura abandi, nkakunda iby'isi, nkayivaho, nkazabaho ariko itanyemera. Yaba inkunda icyo gihe kitaragera ntiyemere ko mpageze. Ubwo buhanga bwayo ntabwo twe tuzi uko bukora, ariko nuko ijya ibigenza, ikareba iminsi iri imbere, yenda se hazaba inzara, hazaba intambara, imfura dore zirashira, haba ubuhemu, nawe bugufate kandi wari ugeze aho ugiye kubicika, ikavuga uti uyu musaza reka musinzirize ejo atazavaho ahemuka. Ibyo Imana ibibizi. Twebwe aha turi
nugupfa gushakisha gusa ukavuga uti ahari yenda yabonye hari aho yarazatsikira akagwa nawe agahemuka kandi iminsi yose amaze yarayibaye imfura kandi buryo iyo umaze 50 ntabwo ari amahirwe menshi kuba ushigaje indi ikivi wari ushinzwe gukora uba waragikoze mbwira baraha iyo umuntu afite imyaka 40 icyo uzaba cyuba warakirangije umugani mu kinyarwanda ngo ubwenge bumeranye n'imvi buramira ibyasagutse kuri 40 ubyara yarabyaye wabigiri wagize uwo mugisha kuri 40 ugaragara ko azita ku muryango abigeze kuri 40 ubaka afite inzu kuri 40 ukunda se ukunda nyina baramenyereye guhahirwa n'umwana wabo kuri 40 umukuru w'umuryango mwamaze kumutora w'inyangamugayo w'imfura kuri 40 n'uzabingegera abigeze kuri nta kigira inkweto imyaka tujya tumara nuko tuba dushaka kubaho ariko Imana yo yatumye umuntu aremwa Yesaya 43:7 ngo yari igambire ko mwene muntu aremerwa kugira ngo ayiheshe icyubahiro kuri iyo myaka ubusangwe ikizaba umubyizi w'ubuzima ubu kigeze kuri ari naho mbibutse aya magambo nantize iki gitabo umuvandimwe kubasoma igitabo cyitwa inama kuba aya magambo shaka ko abantu bayumva ni inama ku babyeyi abarezi n'abanyeshuri cyangwa se icyo bita CT mu cyongereza harimo amagambo ari ku rupapuro rwa 19 ku basoma icyongereza intsinzi nyakuri mu burezi kimwe no mu bindi byose iboneka gusa igihe umuntu akomeje gutekereza ku buzima bw'ahazaza ijambo shaka ngiri mwene muntu iyo atangiye gusa n'ugiye kugira ubuzima bwiza iri jambo shaka ko muryumva mwene muntu iyo atangiye gusa n'ugiye kugira ubuzima bwiza urupfu narwo ruba rumwegereye maze yaba ataragize ubumenyi burebana n'ubugingo bw'iteka imiruho ye y'urudaca yaruhiye mu isi igahinduka imfabusa iri jambo muryumve abongereza nibo baciye umugani baravuga ngo miliyoni ndikorerwa ngo iribwa bari bashingiye kuri uku gukora kumekinga money gukora kumena amabuye kwasa inkwi kubaza kubumba amatafari ukagira miliyoni nubwo yaba ari y'amashiringi ntabwo byoroshye ari uryama ari urihira mwabana ubwo byagaragaza ko kugwiza umutungo cyane ko muri Bibiliya bavuze ngo urundi ibintu avunika ngo azunguka mu Giswahili baravuga ngo achumaye kidogo kidogo mbese ujya azana kamwe akazana kamwe kugeza ubwo azitwa umukire biba bitwaye igihe kirekire niho rero bavuga bati uramutse ufashe ubuzima bwawe ukabushakisha amafaranga gusa iby'isi gusa akaba ari umwo wunama uzajya kuba umugabo ntabwo ari ukuba umugabo ahubwo agiye gusa n'ugiye kugira ubuzima bwiza ngo urupfu bujya ruba ruri gukomanga ubwo bivuze ngo ntibivuze muri 45 50 hari n'abagera 60 ariko bari kureguka kwako kanunga ko kugubwa neza noneho ngo waba warabayeho ubuzima bwawe nta kindi ukoze uhuza neza n'Imana uhuza n'abantu uringira akamaro mu muryango n'umutima nta mutagushinja ubuhemu waba warabayeho ibyo utarabikoze ngo ugasezera ku isi imiruho waharuye ibaye imfabusa niyo mpamvu iyo turi muri uyu mwanya abari kugira ngo ibintu mubyumve yenda hari nta n'uwamenya byabereho kugira ngo n'iri jambo ryumve nawe wari nzihugiraho wantareba iruhande ukaba ukwiye kumenya ko ugomba kuba uw'Imana ukaba uw'abantu isi igihugu umuryango aho utuye ukababera ingirakamaro ukaba urabyigira aha kuko urupfu ni kimwe mu bikangaranye abantu bagakanguka n'ugutwi kwari kwarapfuye ukabona kuri kujya kumva ubwo wenda hari cyaba ari cyo cyabiteye noneho rero ndashaka ngo dusingire imigambi y'Imana abazasoma igitabo cyitwa uburezi muzasoma abasoma iki Gifaransa n'urupapuro rwa 337 bari gusobanura ibyashiwe 21:4 baravuze ngo nitugera mu ijuru tuzahanagurwa ngo izaduhanagura amarira yacu ku maso ariko baravuze ngo ubwo buryo izahanagura ngo subundi ntabwo ari mushwari izazana ngo ihanagure nkuko turi kwihanagura ngo ahubwo ngo izadukorera ibintu bigera muri 4 kadebe niba ndabyibuka ngo izadusobanurira impamvu z'ibintu byose byatuburagije mu buzima ngo izadusobanurira impamvu z'agahinda kose kadushenguye izadusobanurira ngo no projet za volonté impamvu z'imishinga yacu yakomwe mu nkokora
no pra kontrekare n'imigambi yacu yaburijwemo, ngo nimara kubidusobanurira ngo tubone bifite umugambi mwiza kandi uhuje n'ubushake bwiza, ahubwo twumve twayisengerera. Ushobora kugera mu ijuru ugasanga abana bawe bapfaga bafite imyaka 2, 3, ukagira 8. Imana ikavuga iti nabonye mu miryango y'iwanyu muri abanyamahanga, mbona urugendo rwo kwizera batazarushobora niba babakuru, nkabatwara ari bato ngaba bose. Urumva Imana utazayigurira? Ngo iyo turaha nimumenye ko Imana idukunda. Yeremiya 29:11, nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibizaba mu hanyuma mu buzima bwanyu. Iradukunda mu byemere, ituzi twese, nta nubwo yita ku basenga n'abadasenga, ikunda abo yaremye. Noneho byaba akarusho rero uhuje n'ubushake bwayo mukajya mukorana, byo bita mugakora imishinga yayo, ukajya winjira mu nama zayo ukayimenya. Rero igipanga ibintu byo kutugirira neza, kuko turi abantu bimwe ntibihuze n'ubushake bwacu. Noneho reka mvuga utuntu tune. Icya mbere ngiye kubabwira ububi bw'urupfu. Igihe tugiye guhumuriza, ujye umenya burahumuriza ikibazo bafite, cyane ko mu bitabo dusoma haranditse ngo umuntu utarapfusha ngo kenshi ntimujye mumuha guhumuriza abapfushije, abari gupfa kuvugagura, abari bimwe ibyo atazi. Wapfushije niwe uvuga ijambo, kuko abari kuvuga ibyamubayeho. Urupfu ni rubi. Abakorinto ba mbere 15:26, Bibiliya yarwise umwanzi. Haranditse ngo umwanzi uzaheruka ibindi gukurwaho ni urupfu. Ubwo rero mu byumve turi mu mwanya mubi, twahuye n'umwanzi witwa urupfu, rwazanywe na Satani wateje icyaha. Ibi mbivugiye ko muri iyi minsi yacu abantu bamaze kwimika umutima ugiye kumera nk'uwa kinyamaswa, aho abantu bagera mu muryango nguyu wapfushije umusore nguyu, reka bari ko nge mvuga umuntu muto w'imigambi w'ingirakamaro. Ibyo mwavuze hari n'ibindi mutazi, w'ingirakamaro hose, wagabye amashami ku isi, nuko wahagera ukabona abantu nta n'ikibazo. Ntabwo mvuze ngo murire mucuri ku mutwe nk'umuberanya, oya. Ariko nanone ukabona umuntu ahubwo yazanye apeti ashaka no kurya, ukabona umuntu yazanye apeti ashaka no kunywa, ari kubaza naho barabagira, ari kubaza na uniforme barambara, ari kubaza nuko barihengeka nuko barahena, ukagira ngo ni paredi. Turi mu bintu byiza. Reka mbabwire, ibi byazatugusha habi. Ibishyika byo kugira impuhwe biramutse bidukamutsemo, nubwo akaba ari agakecuru, nubwo yaba ari inda yavuyemo, umuntu n'umuntu, nimukajye murishima mu bintu nk'ibi ngibi. Birababaje, dusabwa gushyira iryinyo ku rindi tukihangana, ariko turi mu munsi mubi. Iki mukimenye, urupfu rutera umubabaro, urupfu rurogoye imigambi, urupfu ruhindura icyerekezo cy'ubuzima, urupfu rusiga icyuho, urupfu rutsemba umunezero, urupfu rurihebesha, urupfu rwica ubwenge. Bamwe bagatangira kwiyagiriza ngo ahari bari mu gihano n'ibyaha bakoze. Ubwo rero turi ahangaha, mujye mumenye ngo turi ahantu habi, hari abantu bari gushenguka, kandi n'ubundi haragera icyuho cy'uwacu gitangira kumenyekana ukwezi 2, 3, uri kubona hari biri kwangirika. Rero muri uyu mwanya ni ukugira ngo twese duhurize hamwe imbaraga zacu, duhumurize, duhendahende. Hari n'abapfushaga akazinuka kurya, tumwegere, tumugaburire, tumubwira ngo irya nanjye narapfushije. Abapfushije 4, 5 ni mumwegere, mutanga ubwo buhamya, ariko narakomeye bigenda gucya. Urupfu ni mubanze mubimenye ko ari umwanya mubi. Ntabwo ari igare. Njye numva ngo igare ngo ryaje ngo riramujyana bari guseka. Oya, ibi ntabwo bishekeje. Ngo abisibo kubiga indimi hari ibyo bita muri figure de style, hari ibyo bita ngo euphemisme, kubumva indimi itebeza cyangwa se iyoroshya. Kubwo gutinya ijambo gupfa, barishakiye izina ribyoroshya ngo abantu badahahara. Yena mujya mwumva bari kuvuga ngo igisambo ngo twagifa ngo polisi ifashe igisambi Yaounde ngo iragikosora ngo ibaye igicumbikiye ngo muri station ya Muhoza. Izo mvugo mujya muzumva. Kugikosora si ikizamini, ahubwo baba bamukubise. Kugicumbikira ntabwo ari icumbi, ahubwo baba bagenje ute bamufunze. Iyo bayita ngo ni imvugo yiyoroshya kugira ngo abantu badahahara. Byageze ubwo bageze ku rupfu baravuga ngo yitabye Imana.
kubyoroshya. Mbese uwitabye Imana aba yahombye, uko muri kubyumva. Ariko Imana ihamagara gutya, iryo jwi hari aho warihungira ntabwo wagenda, wakwiruka. Uwacu aba yasinziye, uwasinziye yizera Imana, niyo sinzira ni ukubyoroshya, yapfuye. Ahubwo ni ukubyoroshya, kuko wapfuye yizera Imana nibyo byitwa gusinzira, kuko bazongera kubaho ku munsi w'umuzuko. Rero ndashaka ngo ibintu bibimenye, birababaje, bishengura abari hafi mu maraso, ku buryo bamwe ngo biyagiriza ko ahari bari mu gihano bakoze icyaha. Icyakora Bibiliya ikavuga ngo oya, si igihano. Ndabarangira imirongo ya Bibiliya ntarambura. Abaziga igitekerezo cya Elisa ni Abami ba 2:14, muzahere ku murongo wa 13-14. Igihe Elisa yarwaraga agapfa, yari umuntu mwiza, ukiza, ugabura, wita ku ibyiza bya Elisa nk'umuhanuzi, murabizi. Nuko Bibiliya tubwira ngo icyo gihe Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yari mwiza ku gihugu, ko yajyaga aburira Isirayeli itewe n'Abasiriya. Yari mwiza ku bapfakazi, yabishyuriraga imyenda. Yari mwiza ku bana, yari azi kurera abana b'abahanuzi. Yari mwiza ku banyamibabaro, niwe wahaye umushune mu kazi umwana. Yari mwiza amashya n'amaso, nawe arapfa. Ubwo rero nimubyumve ngo rwo ruravangavanga, ntawe ugira ibyago ngo abe ari igihano yahuye nacyo, ahubwo ibi ni ibiba kuri bose. Rero iryo niryo jambo rya mbere nababwiraga. Urupfu ni rubi, twese duhuza imbaraga duhumuriza umuryango wacu. Aba bugufi barashengutse, bagize ibyago. Ku ngingo ya kabiri, reka nongere ntondeke utuntu dutandatu tugize ihumure by'umwihariko by'abuyu muryango. Byanditse mu gitabo cyitwa NSP Positive, mu cyigisho cyitwa Adversity cyangwa se ibituburagiza. Ndabivuga nsomye Abakolosayi 1:11, ahanditse ngo mwiyumanganyane ibyishimo. Ijambo kwiyumanganya ni ugushyira iryinyo ku rindi ku bintu utenda guhindura. Ibi bitandatu kabibwira buri muryango. Icya mbere ngo uzakomera mu munsi mubi numenya ko ibikuburagiza ari rusange, ni rusange n'abandi niko bimeze. Icya kabiri, uzakomera mu munsi mubi niwirinda kwizirikana wenyine, ahubwo ukazirikana ko hari n'abandi. Irinda rivuga munyumve reka dushime Imana ko umuvandimwe wacu asinziye tukaba turamushyingura. Ibyashiye 3:1 Isarudi barabwiwe ngo ufite izina ry'ukuri nyamara ukaba uri intumbi. Dufite abandi bapfuye bahagaze, aho bita les morts vivants. Ahari abagore bafite abagabo bahembwa miliyoni 200-300 ntabonemo n'igice. Ahari ababyeyi babyaye bagira nyandwi ntibagira umwana batuma, bose babaye ibirara. Ahari abantu baturanye n'abaturanyi b'abarozi, yorora inkoko, yorora agaca, byara umwana mubyarira umurozi. Nabo batagize icyo bamaze batubereye umutwaro mu miryango. Ibyanditswe byera biravuga ngo nabo bapfuye bahagaze. Uyu we rero turamushyinguriye aferi irangire, ariko abo bazakubera amahwa mu mbavu mpaka nawe uvuye ku isi. Rero byumve ko ibikurwanya ni rusange, hari abandi bumiwe bari mu iteraniro. Icya gatatu, wisakuma, hagenda umwe hagasigara abana, hagenda umwe inshuti zikaba zigihari, hagenda umwe imishinga ikaba igikomeje, hagenda umwe ubutaraga bwawe wakaba ari buzima utarwaye. Ibyo byose nabyo bikaba ari humure ku muryango. Noneho icya kane, wikwicuza ibyahise, nta buswa wagize, nta n'uburangare. Nta buswa wagize, nta n'uburangare. Ngwiyongira byarangiye ntiwabikoze, nta buswa wakize. Noneho ikindi bavuze ngo tekereza ko byanze bikunze ibikurwanya bizashira. Icyanyuma ngo shaka icyiza kivuyemo. Hari n'igihe tutari kuzamenya ko aba bavandimwe bazirikana uyu muryango, tubimenye none habaye ikibazo. Ibikurwanya muri icyo gitabo baravuze ngo pas de mal qui dure 100 ans, nta kibi kiramba ngo kimara imyaka 100, ibiturwanya bizashira. Akagingo ka gatatu kabanziriza akanyuma ni isomo tubikuyemo. Abari aha twese twitegure. Abaheburayo 9:27 twagenewe gupfa rimwe, nyuma yaho hakazaba urubanza. Yesu ataje ngo atujyane mu ijuru. Twese umugambi wa Satani mubisha no kuturunda mu gitaka. Ubwo rero kwitegura, guhora ufite umushinga wo kwitegura, ubanye neza n'abandi, ubanye neza n'Imana, nubwo rwagutungura
isezerano ryawe, hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Abasore bato ngo nibo bakunda kwifata batyo, ngo bameze nk'abatsindiye isoko ryo kubaho, ariko urupfu turagendana, ubishaka cyangwa utabishaka, ubizi cyangwa utabizi. Intumwa zabo akaba ari izi zikurikira: ni indwara, urwaye wese ruramwaritse; ni izabukuru, urengeje ya myaka nababwiye ruramwaritse; ni impanuka, naho waba wicaye mu nzu ntujye mu ndege cyangwa imodoka ishobora kukuzaho. Ibyo twese bidutere kujya duhorana imyiteguro, kugirana isano n'Imana kandi no kugirana isano na bagenzi bacu. Noneho sinabura kubabwira icyiza kubona uwawe ashyinguwe ni icyiza nacyo mugomba gushimira Imana. Abami ba mbere 14-12 ni mwene Yerobowamu wapfuye witwaga Abiya. Bajya kuraguza kumuhanuza Ahiya, kubaza kumuhanuza Ahiya ngo niba azakira. Umuhanuzi aramubwira ngo itahire ugishingura akarenge umwana arapfa, icyakora we bazamushyingura kuko niwe wenyine wo kwa Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza. Icyo yaragororewe n'ukugenza ute? N'ugushyingurwa. Abo muri Ekerene, muri Isirayeli, za Gaza, za Yemeni n'ahandi ntabwo bari gushyingura. N'ahadukikije n'ahandi mwumva hari intambara. Ku wacu tumushyinguye n'abandi babireba bizageraho bikire, twibagirwe, tumenye ko byarangiye, icyo kivemo. Nabyo nibyo tugomba gushimira Imana. Ikindi dushimira Imana ni aya marira turi kujya turabona. Aya marira ni meza, ntabwo tunejejwe n'abarira, ariko aya marira ni meza. Reka mbabwire ubwiza bwayo. Ari uwagiye gusambana bakaba bamufatiyeyo bakamukubitirayo umuhini, uzi ngo tuba turi kuvuga angana iki? Ko tuba twumiwe na kwa kundi mujya mutaka umuntu atakiriho, wajya utaka nawe wunamye ngo yari mwiza avuye gusambana. Kuba turi kurira ni ikimenyetso cy'uko tubuze enerema, tubuze wari udufitiye akamaro. Wagira ngo twese tukiri ku isi, niba isaha izagera buri wese ajya agenda bari kurira, bivuze ngo agiye yari ingirakamaro. Ibyo nabyo tugomba kubishimira Imana. Noneho ingingo isoza nuko no mu gushyingura amahame yubahirizwa. Bana b'Imana, Ibyashe 2:10 haranditse ngo uzajye ukiranuka uzageze ku gupfa. Ntabwo ari kugupfusha, ahubwo no kugenza ute? Kugupfa. Rero ibi ndabivuga ntabwo mu mwanya nk'uyu ari ikirori, ntabwo mu mwanya nk'uyu ari aho abasirimu baserukira. Ibi birababaje, nta kindabo zivuze, nta kiduki tuvuze, nta kimisara bivuze. N'uyu mwanya dufata ni uwo kugira ngo twebwe ubwacu twikomeze imitima, ibirakurikiraho tubikore dufite akabaraga. Ariko mu by'ukuri ibindi byose uwawe wagiye, ibyo utamukoreye ariho, ibyo utamubwiye ariho, ibyo atagukoreye ariho, ibyo atakiranutse n'Imana ariho. Iri teraniro ryose nubwo mwahuza n'abari mu isi yose mukabaza miliyari, ntacyo mwabikoraho. Ibyo rero nabyo mujye mubizirikana. Ijambo ry'Imana ryabihaye agaciro. Ntawe umusengera, ahubwo nitwe twisengera ngo dukomere. Nta nubwo abantu bashyiriraho itariki ngo agahinda kazashira, ntabwo agahinda kazaca. Uwawe wakundaga, usibye ubukristo bukubwira ngo komera shikama, ariko iyo wibutse uwawe uramwibuka. Niyo mpamvu ab'Imana batajya bavuga ngo yenda ngo gukurikira tuzabikora iyi tariki. Oya, ahubwo ubwira abantu ngo mukomeze mubasure, mubahumurize no hirya yaho. Kandi bana b'Imana mbabwire, ndashoje, uru rukundo dukunda bagize ibyago rukarangirira ku ntumbi n'utagihumeka, twatera umugongo tuvuye mu uyu muryango ntihazagire n'umwe wongera kuhagaruka. Iyo ngeso ntabwo ari nziza. Akazi ko gukorera uyu muryango karacyari inyuma, kose karacyari inyuma. Naho ibi nuguherekeza nyakwigendera, ariko kumenya abana ngo bize bate, ihumure rimeze rite, mu matungo bimeze bite, inama nziza zimeze zite, uwo muri mugiye gukurikiraho yari hanyuma. Ntimukabe nka babasirimu bapfusha ba nyina bataranabubakiye, ariko ukabona amamodoka babuze niyo bayaparika, nyina yishwe n'inzara n'irungu, ugasanga nabo baje ngo kumuhamba ngo neza, ngo batabacishamo ngo hajya ngo iki ngo ijisho. Aha nabyo kwirata bihari. Ikibazo ni kimwe, no guhumuriza imiryango. Noneho nutacyumva ntibamusezera. Umuguriza 9:5 abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi kuko batakibuka. Umurimo wawe werekejeho amaboko uwukorana umwete, kuko ikuzima aho uzajya nta mirimo, nta migambi uzahabona, nta n'ubwenge cyangwa kumenya. Ikindi kandi gutabara umuryango nka gutya ntabwo ari umushinga wo kuza kurya utwabo.
kugeza ubwo ubona n'abantu baje basamye bakanagaya ngo Innocent ngo ntabwo azi kwakira, azi kwakira yari yakije ubukwe ngo runaka ngo oya, ibyo mureke n'amahame nayo ajya yubahirizwa. Imana nidufashe, abashoboye n'abandi mu byihingemo, dushaka ihumure, duhumurisha umuryango, niwo mwanya dukeneye muri uyu mwanya. Imana ibibahe mwese mu izina rya Yesu.